oya nta kibazo tumena umuceri nta kibazo gift Jesus rero Christ iyo gift niyo yaguhitiyemo itagukwiriye aho hantu turaguha nimero bazaguhindurira nimba na nimero ariyo situbizi nuko nambaye nari kwita nzishyiramo akabibona. This is nice, so lovely, ni kado nziza. Arabizi ko nkunda kurimba cyane, ibara ryiza. Oh, thank you. Ibi ndabibonamo Imana. Amen. Ndamushimiye aho ari abyumve kandi Imana isubiza aho yakuye, kandi namwe Imana ikomeze ibazamure, namwe umunkunzi, namwe Imana ibahe abakunzi, ibaha babagirira neza, ibahe ababaririmbira uko bimbayeho. Imana namwe ijye ibaha ababitaho. Amen. Ndumva aricyo navuga. Tonzi arakoze cyane, arakoze. Wa mugani we mwandikira arambwiye ngo ntago yarazi uburyo nzazamo. Abantu benshi ubundi ibyo dukora biba ari surprise, tuboneho twisegure, ariko Tonzi kuko nta buryo nari kumubonamo, simuzi. Uyu munsi nibwo duhuye, naramwandikiye ndavuga ngo koko hari abantu bamuntumyeho. Uyu munsi rero naje nyine nk'intumwa n'ubundi nko bantumye ndabimubwira. Ubusanzwe rero Tonzi twe turatungurana. Ubu iyo tuba tuzuriye mwana mwari kumwe yari kubimfashamo. Na surprise irenze. Imana ishimwe ko ari kubigenza. Kuko nayibajije se umuntu aguha ubutumwa, nashatse no kukubaza se ni ubutumwa bwo mwibahasha, ni ubutumwa se ntabwo numvaga ko ari urukundo uko rwazamo kose. Yego, rurinjira. Nuko rero tukora mubwire, tubwira abantu ibyiza byabo. Twaravuze ngo ntago tuzigera twicuza ngo umuntu yavuye muri ubuzima tutamubwiye ko tumukunda. Ntago zagenda tutamubwiye ko yakoze imirimo myiza. To wakoze umurimo kandi n'ubura cyawukora. Kristo akomeze afata amaboko yawe, ayakomeze akurinde gucika intege. Imbaraga, amavuta, umugisha, ubwenge, kwaguka, komeze waguke. Kandi nkuko wa mugani nawe utunguranye, twebwe kuri Eglise turi mu bihe byo gutungurana, nawe utungurane, ukomeze utungura isi kandi ukomeze udutungure mu byiza. Kristo rero akunezeze, kandi njyewe mboneho no kugushimira cyane cyane. Wa mutima tukubonana, kwa guca bugufi tukubonana, uko wanyakiriye, uko twabonanye, uko wanyakiriye neza ni kusanzwe. Ndagushimiye rero, Imana iguha umugisha. Ziracyemewe. Yego. Harimani hejuru, hejuru, hejuru ya byose. Harimani hejuru. Amen, amen, amen. Harimani hejuru, harimani hejuru. Amen. Hejuru, hejuru ya byose. Harimani hejuru. Amen. Tonzi icyo nakubwira ntabwo nzi, ariko ndumuramye mutoya wakuze akuriye ku birenge bya bakuru. Yewe nkunda ukuntu uri mwiza ukaba ukunda Imana. Amen. Uri mwiza kandi ukunda Imana. Urugero rwiza ku bakiri batoya nkatwe. Tunezezwa no kubona dukurira imbere y'abantu nk'abo. Ndabizi ko hari abantu benshi utazi nk'uko utarunze. Naje hano nje muri gahunda z'aha ngaha, numvise ibibanza nza kureba, numvise ari gahunda zo gutungurana, nanjye nuko nguko ntunguranye. Imana iguha umugisha. Nawe urumva ko kubwiye ko agukunda. Tonzi urakunzwe. Aba ni ukuri ni bakeya mu bantu bonye cyangwa no mu bantu badutumye kuri groupe yose. Narabwiye ngo uyu munsi ndajya kureba Tonzi, bose baramubwira umwe bose rero baragukunda. Iyo ni impano nziza, ukundwa n'umugisha. Hari abantu bakora n'ibintu byiza bagahatana ariko ugasanga ntibakunzwe, ariko kubukunzwe noneho kubukorera Imana nakwa guca bugufi abantu bose bakakubonamo. Ibi rero n'umugisha, ibimenyetso rabibonye. Uriya muntu ntago tuziranye, ntago muzi, atubonye aha ayisaza nawe aragutunguye. Urumva rero nawe uri mu mwaka wo gutungurwa. Ugiye kwakira n'ibirenze ibi, ugiye kwakira ibirenze ibi, kandi ukomeze ubwiza bw'Imana bukomeze bukubeho. Ngaho uyu muntu ukunda humura, mubwire gato ati humura, ubundi tukureke natwe turekere. Tonzi nitwa Rutimirwa, jewe nagukundaga ntakuzi,
nta nubwo nari nzi yuko nzakubona, numvaga kukubona amaso ku maso nk'uko nkureba uku nguku bitazashoboka, ariko ndashima Imana yuko nkubonye, noneho nkaba nzajya ngukunda mvuga ngo uyu muntu nkunda naranamubonye, namubonye amaso ku maso. Nicyo nagira ngo nkubwire, nagukundaga ntakuzi pe, ariko ndashima Imana.